inama y'umushyikirano ni igikorwa ngarukamwaka gitegurwa na guverinoma y'u Rwanda, ikaba ari inama ihuza abanyarwanda baba mu gihugu imbere na perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda baba mu mahanga bamwe bakunze kwita diaspora. Akaba ari inama yiga ku bintu bitandukanye. Iyo nama rero muri uyu mwaka yabaye ku itariki 27 na 28 z'ukwezi kwa kabiri. Madamu duhuriye ahangaha, mushobora kubwira abantu kubwibwira mukatubwira icyo mwaje gukora n'iyi nama, icyo mwayikuyemo, ibyo mwari mwayizanyemo. Nitwa Immaculée Mugunga, ariko mu inshuti hano mu Buraya banyita Ima Mugunga. Mba mu Bubiligi amaze igihe kinini cyane, imyaka irenga 30. Nkaba naje rero muri uyu mushyikirano, si ubwa mbere nkujemo, nawugiyemo mu Rwanda, none nabonye ikoranabuhanga rigeze kure, naje kumwitabira mfite igitekerezo cyo kugeza umukuru wacu w'igihugu ibyo nkora, icyo ndicyo n'abashoramari njyana mu Rwanda. Uravuze uti ibyo nkora n'uwundi we, ibyo ukora ni ibiki, ubikora ute, ese bimariye iki abanyarwanda mu by'ukuri, n'ibyawe bwite, n'ibintu wafashamo igihugu cyangwa wasobanura ibyo ari byo? Cyane rwose ni ibintu bigiriye akamaro igihugu. Ni umushinga mbona w'ingenzi cyane mu gihugu cyacu mu Rwanda, ko nzi ko umukuru wacu nawe abyibanzeho cyane, akora ingendo nyinshi zijyanye no kubungabunga ibidukikije. Umushinga w'ikoranabuhanga ushinzwe kurwanya peteroli mu myenda no mu maplastike, kandi ukaba ari umushinga uri naturel 100%. Ni ukuvuga ngo ni umwimerere? Ni umwimerere, yego. Ubungabunga ibidukikije udashobora kubyangiza. None se peteroli n'imyenda bihurira hehe? Tuvuge nkanjye ndi umuntu utarize ibyo bintu by'ubutabire cyangwa se shimi, peteroli n'imyenda bihurira he? Ko tubona twambara imyenda tukaberwa, ubwo se peteroli ije miti? Peteroli iri mu bintu byinshi tutari tuzi, nanjye nabyigiye aho ngaho nyine n'uwo mushoramari, ko ari umushimiste Kinyarwanda, umunyabutabire. Niwe nanjye wabinyigisha ambwira ati imyenda twambara ari amaplastike, ibyo kunywa, ibyo kurya muri za mu dukombe, mu macupa, yego, byose birimo peteroli. Mu myenda rero nicyo cyantangaje, naho harimo peteroli. Imyenda twambara buri munsi ibifite peteroli, nka ziriya za polyester ziva mu Bushinwa, biba bifitemo peteroli, kandi bitari byiza ku buzima bwacu, bitera n'indwara. N'ubu hasigaye hari za kanseri nyinshi zateye. Ubwo rero igihe cyageze no ku isi yose kurwanya izo peteroli ziri mu bintu byose dukoresha. None se mwebwe igisubizo muzanye ni ikihe? Navuga se ko mu Rwanda hari ibikoresho byabigenewe, cyangwa se muzabivana mu mahanga? Muzakora iki gituma ibyo bintu bicika koko? Ikibazo mu Rwanda ubu ngubu, navuganye mperutse mu Rwanda mu cyumweru gishize, justement ndimo mbasobanurira, basanga ko mu Rwanda amaplastike atangiye kurenga igipimo, kandi barimo barabirwanya ariko ntibarabona umuti wabyo wo kubikata burundu. Iyo produit rero njyanye yitwa PERA. PERA ni muri terme za chimie ni acide lactique polylactique. Ikaba ari produit iri naturel 100%, ivanze n'isukari. Ni iyo produit polylactique, acide polylactique, niyo tuyigendana mu mubiri wacu, twaranayivukanye. Donc ntacyo ishobora kwangiza ku bidukikije. Isukari nayo nuko nyine nayo ntacyo ishobora kutwangiza. Donc ni produit iri naturel 100%, ntacyo yakwangiza ku bidukikije. Ubwo rero niyo ikoreshwa kugira ngo tuvane peteroli mu byo twari dusanganywe mu maplastike asanzwe no mu bikoresho by'amaplastike ukoresha ukajugunya, bya bindi bita nyine mu Gifaransa
à usage unique. Donc abo bashoramari barashaka kubakisha uruganda rujyanye na recyclage, ni ukuvuga ngo ivugurura. Kuvuga ngo ayo maproduit, ibyo bikoresho iyo bigeze ku mpera y'ubuzima bwabyo, ni ukubivugurura, ni uguhanga ibishya, ni ugukorana nyine n'ikoranabuhanga, kurwanya izo peteroli mu maplastike no mu myenda. Kandi donc mu Rwanda nahuye nagira ngo nshimire abayobozi bashinzwe ibidukikije n'umuyobozi wo muri REMA tuganiriyeho cyane, bakaba baranyemeje ko bagiye kubyiga, kumenya ibirimo muri iyo produit, hanyuma basanga ari ibintu bidashobora kwangiza ibidukikije, aho ngaho niho bafata ingamba, ariko bigenda ku murongo wo kubahiriza itegeko ryo kurengera ibidukikije. Urakoze cyane. Twanzura, inama y'umushyikirano imaze kuri wowe. Inama y'umushyikirano ni ahantu mushobora kuvuga ibitekerezo byanyu, se ni ahantu se mushora imari? Inama y'umushyikirano ikumariye iki? Wabwira iki abatayijyamo cyangwa se abatayizi? Inama y'umushyikirano ni byinshi wivanamo. Imishinga waba ufite nk'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uri mu mahanga, kuko amahanga tuyarimo, ariko umutima wasigaye mu Rwanda wacu, ukavuga igitekerezo ufite, ukavuga umuti uzanye wo kuvura yenda ibitagenda neza, harimo byinshi, ukavanamo n'amasomo umukuru w'igihugu aduha. Cyane cyane igihe cyo navanye muri uyu mushyikirano n'uburezi bw'abana, ni ibintu bitureba twese, ababyeyi, abafite abana, abafite abuzukuru, ni ukugira ngo tumenye aho igihugu kigeze, ibibi n'ibyiza bihari, tukarwanya ibibi dukomereza ku byiza bihari deja. Ibi nari mvuze by'amaplastike ku buzima bwacu, mbona ko twebwe bakuru twarashize deja, ariko tugomba kubirwanya kugira ngo nibura abana bacu n'abuzukuru bazagira ubuzima bwiza. Urakoze cyane. Nkunze ko uvuze ikintu gihuye n'ibyo iyi nama yateguye, uti uburezi, ubuzima bwiza, kandi muri ubwo burezi n'ubuzima bwiza harimo no kwirinda ibyo bintu byangiza, bihumanya, ibyo bya peteroli n'ibindi. Indi nama nziza wakuyemo kandi byatuma umushinga wanyu ugira abanyarwanda benshi akamaro ndetse n'isi yose, kuko nk'uko umukuru w'igihugu ahora bivuga ati u Rwanda ni ugutekereza kwagutse. Wowe nkawe ubona mutekereza kwagutse koko cyangwa? Nk'uko umukuru w'igihugu cyacu ahora bivuga kandi areba kure, tugomba natwe kureba kure nk'abanyarwanda. Uwo mushinga uje kurwanya ibijyanye na peteroli kwaguka, ni ukuvuga ko u Rwanda rugiye kwaguka muri uwo mushinga. Nanone nk'uko perezida wacu ahora bitubwira, kurwanya iyo peteroli mu myenda no mu maplastike, ni ukuvuga yuko niba u Rwanda rutangiye uwo mushinga kuvanaho burundu iyo peteroli, twaba twagutse, twaba tugiye mu bindi byagirira akamaro u Rwanda n'abanyarwanda. Kandi icyifuzo cyanjye ni ukugira ngo niba byemewe, nk'uko umuyobozi w'ibidukikije yanyemerereye ko bagiye kubyigaho, niba baduhaye babitwemereye kubishyira mu Rwanda, nifuzaga ko u Rwanda rwaba urwa mbere mu bihugu bya Afurika no ku isi yose, nk'uko bisanzwe, tukajya ku isonga kuri uwo mushinga abashoramari bazaba bazanye. Ikindi nakongeraho ni uko uwo mushinga uzaba kwaguka kwawo ni ukugira ngo abanyarwanda bazawufate nk'uwabo mu Rwanda rwabo. Abataza kwitabira umushyikirano ku mpamvu zitandukanye dushobora kumva, hari ibintu byinshi umuntu avanamo, ibitekerezo byinshi watanga nk'umunyarwanda, umunyarwandakazi, ibitekerezo uba ufite wavanye mu mahanga, umusaruro wabyo ukawujyana mu Rwanda. Ni igihombo kutayizamo, kubera ko haba harimo ibintu bivugitse byiza bishobotse,
wakunda igihugu utagikunda uhavanamo amasomo menshi. Kandi nyakubahwa wacu mukuru wacu w'igihugu nawe ayitangiza atubwira aho igihugu kigeze, ukabimenya nk'umuntu uba mu mahanga udakurikirana cyane amakuru, amenya aho igihugu kigeze n'uko gikora. Agasoza atanga impanuro nziza nk'uko yazitanze uyu munsi, nabyo bikatwigisha kumenya aho tugana, aho tujya, aho tuva n'aho tujya. Ngo ni ngombwa kuyizamo, gufata uwo mwanya ukigomwa. Akazi ni akazi yego, ariko n'ahangaha ni akandi kazi ko kuvanamo ibintu by'ingenzi bijyanye n'igihugu cyacu. Ko nasoza shishikariza bene wacu kuyizamo igihe tubonye, muri iki gihe dufite na opportunité y'ikoranabuhanga. Ubu noneho ibikibera no mu Rwanda, ngo uravuga uti ngiye kurihira tike, birahenda kujya mu Rwanda, ubikurikirana hano online, ukavuga ibitekerezo byawe, ugatanga ukavuga ibyo ukora, ugasaba abakuru u Rwanda rwagufasha, kubera ko umukuru wacu w'igihugu aba ahari kandi arahari ku munyarwanda wese wamusaba kugira ngo amugire inama. Nizeye ko ubutaha tuzaba turi benshi kurusha uyu munsi. Abashimira ambasade yacu yabiteguye kandi yabiteguye neza, no mu busabane bukeye ukabona urisanga mu Rwanda hano mu Bubiligi.